Nyuma y'imyaka 14 uruganda rwa Skol ari umuterankunga mukuru wa Rayon Sport. Uru ruganda mu ijoro ryakeye rwashyize itangazo hanze ruvuga ko rutagifitanye amasezerano n'ikipe yambara ubururu n'umweru. Amakuru aravuga ko uruganda rw'ibinyobwa rwa Skol rwatangaje ko rwahagaritse imikoranire yari imaze imyaka 12 hagati yarwo n'ikipe ya Rayon Sport rwari rubereye umuterankunga mukuru. Ndagira ngo unkurikire 5 kabisa ngusobanurire aho uru ruganda rwakuye ikipe ya Rayon Sport naho ruyisize uyu munsi. Unkurikire rwose 5. Niba uri mushya rero kandi subscribe kugira ngo tubane neza 100%. Ntangira mbabwira ko uruganda rwa Skol yabitangaje binyuze mu itangazo rigenewe abanyamakuru yashyize ahagaragara kuri uyu wa 8 Kamena 2026 ivuga ko amasezerano y'impande zombi yageze ku musozo. Tariki ya 15 Gicurasi 2014 nibwo Rayon Sport yasinyanye amasezerano y'imyaka 3 na Skol yemeye kujya itanga miliyoni 47 buri mwaka muri iyi kipe. Icyo gihe miliyoni 47 ebana muri 2014 zari nyinshi kabisa, zari nyinshi nubwo uyu munsi ntacyo zimara, ariko ndakubwira ukuntu amafaranga yagiye azamuka gake gake. Muri 2017 nibwo hasinywe amasezerano mashya ya miliyoni 66 avuye kuri miliyoni 47 yatanzwe bwa mbere n'uru ruganda. Miliyoni 66 buri mwaka mu gihe cy'imyaka 5, aho ni 2017. Mu gihe cy'imikoranire mu myaka ishize Rayon Sport yatangaga miliyoni 1 ku kwezi y'ikirango cyayo cyari ku modoka ya Rayon Sport itarapfa, ndetse n'ibikoresho Rayon Sport yifashishaga ku kibuga haba mu mikino cyangwa mu myitozo. Rayon Sport yashoboraga kandi kuguza amafaranga muri Skol mu gihe yakeneye mu bikorwa bitandukanye byihutirwa, ikagira uburyo yishyuramo binyuze mu masezerano. Uru ruganda rwari rwaremereye Rayon Sport miliyoni 6 mu gihe cyose yegukanye igikombe cy'amahoro, rugatanga kandi miliyoni 20 zo kugura imyambaro y'ikipe buri mwaka w'imikino. Tariki ya 29 Nzeri 2017 nibwo Skol yatashye ikibuga cy'ubwatsi bwiza bw'ubuterano cyubatse mu Nzove kuri uru ruganda, cyuzuye gitwaye hafi miliyoni 100 z'amanyarwanda, ndetse igishyikiriza Rayon Sport. Iyi kipe yari imaze iminsi nta kibuga igira. Ubwo aho ngo ni muri 2017 yari imaze igihe nyine nta kibuga igira itaragirana amasezerano n'uru ruganda cyihariye. Igira icyo gukoreraho imyitozo, ndetse yakodeshaga kenshi ibibuga byo gukoreraho, aho nka stade Mumena yakodeshwaga ibihumbi 200 ku kwezi. Kuri iki kibuga rero Skol yahubatse kandi akabari ka Rayon Sport Bar, aho amafaranga yacuruzwaga binyuze mu bafana bitabiraga imyitozo y'iyi kipe muri aka gace kayo ko mu Nzove nyine, aho abafana bazaga bakicara baje kureba imyitozo ya Rayon Sport. Ndakubwira ko amafaranga yavaga muri aka kabari yose yajyaga muri Rayon Sport. Tariki rero ya 14 Nyakanga 2020 Skol yashyikirije kandi Rayon Sport amacumbi afite ubushobozi bwo kwakira abakinnyi 40. Aya macumbi ari mu nzu 2 zigerekeranye yubatse mu Nzove hafi y'ikibuga. Aya macumbi rero akaba yarifashishwaga n'abakinnyi, nk'urugero abanyamahanga bazaga badafite aho gucumbika, cyangwa ikipe y'abagore ya Rayon Sport nayo yarayifashishaga. Hejuru y'ibi rero Skol yagiraga uruhare no mu bikorwa by'abafana ba Rayon Sport, birimo ibihembo by'umukinnyi w'ukwezi wa Rayon Sport ubwa mbere. Icyo gihembo rero kikaba cyatangijwe n'itsinda ry'abafana ryitwa Match Generation ku itariki 8
8 Nyakanga 2022 ikipe ya Rayon Sport yongereye amasezerano y'imikoranire yari ifitanye n'uru ruganda rwenga inzoga mu gihe cy'imyaka 3. Yari ifite agaciro karenga miliyari 1 ndetse niyo yageze ku musozo. Mwumvishije ukuntu amasezerano yagiye azamuka here kuri miliyoni 47 2014, 2017 agera kuri miliyoni 33, 2022 ejo bundi rwose agera kuri miliyari 1. Urumva ukuntu amafaranga yagiye azamuka uruganda rwahaga ikipe bitewe nyine nuko ibihe byagiye bisimburana. Aya masezerano rero ya miliyari 1 akaba ariyo iyi kipe yarigezeho, akaba ari nayo uyu munsi yageze ku musozo. Muri Gashyantare uyu mwaka rero Rayon Sport yasinyanye amasezerano ya miliyari 5 n'ikigo cyo muri Tanzania cyitwa J-Root Investment Limited azamara imyaka 5. Iyi kipe yambara ubururu n'umweru izahagararira u Rwanda muri CAF Confederation Cup ya 2026-2027 ivugwamo abandi baterankunga bashya barimo nka Banki ya Kigali. Gusa ubwo umuyobozi mukuru w'iyi banki witwa Dr. Diane Karusisi yari abajijwe kuri aya makuru ku itariki 24 Mata 2026 yagize ati uyu munsi turavuga kuri BK Pro League gusa ibya Rayon Sport cyangwa andi makipe ayo makuru tuzayavugaho nyuma. Nkuko rero mubyumvishije muri iyi nkuru nari mbateguriye, mwumvishije akamaro ka Skol, aho Rayon Sport yagejejwe n'uru ruganda rwa Skol. Ariko nta wakwirengagiza ko uru ruganda rwa Skol narwo rufite icyo rwungukiye mu gukorana na Rayon Sport, kubera ko Skol nayo ifite ukuntu yagiye nayo izamuka mu buryo cyangwa mu bushobozi bitewe n'abafana ba Rayon Sport. Abafana benshi cyane rwose bakonsumye ibinyobwa by'uru ruganda. Uru ruganda narwo rurushaho gutera imbere. Nge ntekereza ko no kuba aya masezerano yageze ku musozo abayobozi ba Skol batabyifuzaga, ahubwo ashobora kuba habayemo imbaraga z'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Tuvuga rero ku buyobozi bwa Rayon Sport, Rayon Sport mbibutse ko ifite umuyobozi w'inzibacyuho akaba ari Murenzi Abdallah, akaba ataratorwa. Rayon Sport nta muyobozi wemewe navuga currently aka kanya watowe uhari ni umuyobozi w'inzibacyuho Murenzi Abdallah, akaba afite amezi 3 yo kuba amajije gushyiraho ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport. Nyarukira muri comment utubwire ese urabyumva ute? Umufana wa Rayon Sport wowe umaze imyaka 15 ubona Rayon Sport yambaye mu gatuza Skol, urabyumva ute? Tubwire muri comment uko ubyumva, maze ubundi utubwire ese urabona Rayon Sport izabaho ite nyuma yo gusesa amasezerano n'uruganda rwa Skol. Utubwire wowe urabyumva ute? Rayon Sport izabaho nimeze neza kurusha uko yari ibayeho iri gukorana na Skol, cyangwa ibintu bigiye kuba zagara nk'uko yahoze 2013 itagira naho ikorera, itagira ikibuga ikoreraho, yirirwa nyine izenguruka ari ya Rayon Sport yo ku muhanda? Tubwire kabisa igitekerezo cyawe, tugitegeranyije amatsiko menshi. Ndabashimiye cyane, murakoze.